Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugera neza kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo tariki 17 Werurwe 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 31 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34. Igihe kiregereje uwo n'Uhoraho bivuze, maze nzagerana isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda, rizaba ritandukanye n'iryo nagiranye n'abasekuruza babo igihe nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Misiri. Bo bishe isezerano ryanjye, uwo n'Uhoraho bivuze, ariko njye nakomeje kubabera umutegetsi. Dore isezerano nzajyana n'umuryango wa Isiraheli nyuma y'iyo minsi, uwo n'Uhoraho bivuze. Amategeko yanjye nzabacengezamo, nyabandike mu mutima, bityo mbabere Imana nabo bambere umuryango. Ntibazongera kwigishanya bavuga ngo menye Uhoraho, kuko bose bazaba banzi, uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uwo n'Uhoraho bivuze, nkababarira ubugome bwabo, sinongera no kwibuka icyaha cyabo ukundi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 51. Mana yanjye ndemamo umutima mushya. Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije neza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagurira ibyaha byanjye, nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze ungize icyaha nakoze. Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze uvuguremo ibitekerezo biboneye. Ntunyirukane ngo unte kure yawe, cyangwa unkure mwuka uzira inenge. Ahubwo mpa kwishimira ko nakijijwe, kandi unkomezemo umutima wuje neza. Abagome nzabatoza inzira yawe, n'abanyabyaha bakugarukire. Mana yanjye ndemamo umutima mushya. Isomo rya kabiri ni ryo mu mabara yandikiwe Abahebureyi umutwe wa 5 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Bavandimwe, igihe cy'imibereho yo ku isi, Kristo niwe wasengaga atakamba mu mirogo n'amarira, abitura ashoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko agororokeye Imana. Nubwo yari mwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze ahamariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugeza ku 33. Muri icyo gihe mu bari baje gusengera i Yerusalemu ku minsi mikuru harimo n'Abagereki. Begera Filipo wari w'i Betsayida ho muri Galileya, baramwinginga bati, nyakubahwa, turashaka kubona Yesu. Filipo nawe ajya kubibwira Andereya. Andereya na Filipo bajya kubibwira Yesu. Yesu abasubiza avuga ati, koko igihe kirageze cyo kugira ngo umwana w'umuntu akuzwe. Ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Ubu ari ku mutima wanjye urahagaze, mvuge ngo iki se? Dawe, iyi saha uyinkize. Nyamara nzi ko ari cyo cyanzanye kugeza kuri iyi saha. Dawe, iheshe ikuzo. Nuko ijwi rituruka mu ijuru riti, nihesheje ikuzo kandi nzakomeza kuryihesha. Abantu bari bahagaze aho kandi bumvise baravuga bati, ni inkuba ikubise. Abandi nabo bati, ni umumarayika umuvugishije. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi sinjye rivugiye, ahubwo ni mwebwe. Ubu igihe cyo gucira isi urubanza kirageze. Ubu umutware w'isi agiye gusukwa hanze. Nanjye nimara kwererezwa hejuru y'isi, nzareshya bose mbihegereze. Ibyo yabivugiye yerekana urupfu yaragiye gupfa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mwahisemo uyu murongo wa buri munsi, kuyoboka inzira y'Imana, kuyoboka ijwi ry'Imana ryahaga kuri buri munsi. Aho muri mwese turabasuhuje, ni mwubahwe. Turi mu gihe cy'igisibo, aho tugeze ku cyumweru cya gatanu cy'igisibo. Byumvikane ku cyumweru gitaha tuzatangira icyumweru cy'ububabare bwa Nyagasani, icyumweru cya Mashami. Kongere twibutse gato ibyaranze ibyumweru bitanu uko twagiye tuyoboka Imana muri iki gihe cy'igisibo. Turazirikana ko ku cyumweru cya mbere twazirikanye Yesu atangiye ubutayu ashukwa na Sekibi. Icyumweru cya Yesu nk'uko twakise. Icyumweru cya kabiri cy'igisibo
twazirikanye uburyo Yezu yajyanye na batatu mu bigishwa be kugira ngo ajye kubategura. Ubwo twakise icyumweru cya Petero, icyumweru cya gatatu cyari icyumweru cy'amategeko, amategeko y'ingoro y'Imana, icyumweru twise icyumweru cya Musa. Icyumweru cya kane ni icyumweru cya Layetare, icyumweru cy'ibyishimo, aho tugomba gutangira kugira ibyishimo ku byerekeye n'amabara yo gucungurwa kwacu. Icyo cyumweru twakise icyumweru cya Nikodemu, ubwo Yezu yahaga Nikodemu urumuri rumumurikira, icyumweru cy'urumuri. Icyumweru cya gatanu ni icyumweru noneho kiri hafi gutwegereza amabara yo gucungurwa kwacu, igihe noneho cyageze. Iki cyumweru rero ni icyumweru nanjye kuvuga cyo guheka umusaraba, kitubimburira ku bubabare bwa Yezu Kristo. Iki cyumweru turaza kucyita igihe cyageze. Nayo ntego remezo tugiye kuzirikanaho kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo yitwa ngo igihe cyageze, igihe kiregereje. Igihe cyegereje ni bwoko ki? Nta kindi, ni igihe cyo gucungurwa kwacu. Iyo ntego iradufasha kuzirikana ku bintu bitatu. Ubwa mbere turaza kuzirikana ku gihe, ubwa kabiri tuzirikane ku ngingo igira iti turashaka kubona Yezu, ubwa gatatu tuze kuzirikana inzira y'umusaraba. Reka duhere ku ngingo ya mbere hamwe n'amasomo uyu munsi yitwa ngo igihe. Abenshi muri twe iyo bavuze igihe duhita tureba ku masaha yacu tuti habaye ryari. Bamwe dushobora gutekereza igihe cyo kumanywa, igihe cya nijoro, igihe cya saa kurya navugaga saa sita. Buri wese akagira uburyo yumvamo igihe cyageze. Aka kanya hamwe n'amasomo tujya kuzirikana ku bwoko butatu bw'igihe amasomo yaduhaye. Igihe cya mbere cyitwa, nk'uko isomo rya mbere ryabitubwiye, igihe ni igihe cyo gukomera ku isezerano, kuvugurura isezerano. Ubwo twumvise Imana ibwira umuryango wayo igihe kiregereje, uwo n'uhoraho bivuze, maze agirana isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Amen. Nguko ko Imana igiye kuvugurura isezerano ifitanye n'umuryango wayo, nzababera Imana namwe muzambere umuryango. Amen. Nawe rero ngiye igihe gikwiye cyo kuvugurura isezerano ufitanye n'Imana, kuba indahemuka ku isezerano. Tukazirikana none amasezerano tugirana n'Imana, amasezerano y'abatisimu nk'abakristu, kwanga icyaha, gukurikira Kristu no kumwamamaza. Igihe cyo gukomera ku isezerano. Igihe cya kabiri, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri, ni igihe cy'ububabare, igihe cyo kubabara ndetse no kubabarirwa, igihe cyo gucungurwa. Bagize bati, bavandimwe, mu gihe cy'imibereho hano ku isi, ububabare bwa Yezu Kristo, urupfu rwa Yezu Kristo byatubyariye ugucungurwa kwacu. Igihe cy'ububabare nacyo gihe tubabarirwamo. Igihe cya gatatu n'igihe twumvise mu ivanjiri, ubu igihe cyo gucira isi urubanza kiregereje. Ubu umutware w'isi agiye gusukwa hanze. Nanjye nimara koherezwa hejuru y'isi, nzaresha bose mbiyegereze. Amen, amen. Ngiki igihe gikwiye, igihe cy'ubucunguzi, igihe cy'umukiro, igihe cyo gukizwa. Igihe cy'umukiro kiregereje, nta kindi ni inzira nyine, inzira y'umusaraba. Igihe cyageze. Nyuma yo kumva igihe icyo ari cyo muri iyi ngingo ya mbere, igihe gishingiye mu gihe cyo gucungurwa kwacu, igihe cy'amabera yacu, reka tuzirikane ku ngingo ya kabiri yitwa turashaka kubona Yezu. Iri ni ijambo ryakoreshejwe n'abari baje mu minsi mikuru Yeruzalemu, ngo hari harimo n'abagereki. Nuko ngo batuma Filipo nabwira Andereya, Andereya na Filipo barafatikanya bajya gushaka Yezu. Turashaka kubona Yezu. Abantu benshi tujye twibaza icyo dushakira Yezu. Hari igihe dushakira Yezu tukamushakira ibitangaza, tukamushaka ko turi mu bubabare, tukamushaka ko twifuza ko yadukiza, tugashaka Yezu uza kugira ngo duhe ibisubizo gusa, tukaza kwibagirwa Yezu wabamuga ku musaraba. Hari igihe dushaka Yezu kuri Noheli, igihe cy'ibyishimo, ariko tukaza kwibagirwa ko Yezu akenshi akunze kugaragara ababaye kugira ngo twebwe atubabarire. Ni ukwibaza icyo aba bagereki bari baje gushakira Yezu. Ese ko ari ukugira ngo babone ibitangaza bya Yezu, cyangwa wasanga bari baje kumushaka kubera kumupinga, kubera kumunyega? Abagereki bari baje gushakira iki Yezu? Turashaka kubona Yezu. Nawe uze kwibaza, ese ushaka kubona Yezu kugira ngo wemere, kugira ngo ukire, cyangwa ushaka kubona Yezu kugira ngo umupinge, umunyege kubera amatsiko ufite? Niki gituma ushaka kubona Yezu? Abagereki niki bashakiraga Yezu? Igisubizo turagisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa mbere umurongo wa 23. Reka duhasome, nawe biraza kugufasha kumva icyo abagereki bashakiraga Yezu. Koko rero
isi ku bwenge bwayo ntishobora kumenyera Imana mu bigaragaza ubuhanga bwayo. Niyo mpamvu Imana yihitiyemo gukiza abemera ikoresheje ubusazi bw'iyamamazabutumwa. Mu gihe Abayahudi bigomba ibitangaza, Abagereki bo bishimikiriye iby'ubuhanga. Twebweho twamamaza Kristo wabambwe ku musaraba, bigashengura Abayahudi kandi bikitwa ibisazi ku Bagereki. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngicyo rero igisubizo. Nk'uko tubizi, Abagereki bakataje mu by'ubuhanga, la philosophie, ubumenyi, ubuhanga. Ariko ibyerekeye umusa ntacyo bibabwiye. Niyo mpamvu Yezu mu kubasubiza, Yezu mu gusubiza Andereya na Filipo bari baje kumushaka bitewe nuko batumwe n'Abagereki, Yezu araza guca inzira y'umusaraba, Yezu araza guca inzira ikwiye abasobanurira uwo ari we, ko Yezu atari uwo gushaka mu bwenge ahubwo ku mutima, guheka umusaraba, kubabara kugira ngo ubashe kubabarirwa. Niba nawe umeze nk'Abagereki baza gushaka Yezu, uko biri kose biraza gutaha utamubonye, kuko Yezu arugana ku musaraba, arugiye kunyura inzira y'ububabare, inzira y'umusaraba. Ntawe ujya mu ijuru adapfuye. Niba ushaka kubona Yezu, ntabwo ari Yezu ukora ibitangaza gusa, ahubwo ni Yezu unyura mu babare, unyura mu nzira y'umusaraba. Niyo ngingo ya gatatu tujye kuzirikanaho, inzira y'umusaraba, inzira y'ububabare. Nyuma y'uko twumvise Abagereki bari bafite amatsiko kubona Yezu, bari baje kumuhinyuza, bishoboke ko bari baje kureba niba Yezu nawe afite ubwenge nk'ubwabo. Ariko nta handi ubwenge bushingiye. Abakristo tugomba kwamamaza, ibendera ryacu tugomba kuzamura ni umusaraba. Yezu rero agiye kubanyuza inzira nyinshi abasubiza, abaganishe ku nzira y'ububabare, imbuto y'ingano igomba guhuguta kugira ngo yere nyinshi. Iki gisubizo cyerekeza ku musaraba. Yezu ugomba kubabara, akangwa ku musaraba, agapfa, ariko bikazarangira azutse ku munsi wa gatatu. Ngiye ya saha yageze, igihe kiregereje, cya gihe cyageze, igihe cy'ubucunguzi bwacu, igihe cyo kuducungura, ya saha ya 9. Iyi saha ya Yezu nanone iratwerekeza ku wa gatanu mutagatifu, kuri ya saha ya 9 Yezu azadupfiraho, zampuwe z'Imana, zampuwe za Yezu, isaha yo gucungurwa kwacu. Igihe kiregereje, igihe cy'ubucunguzi bwacu kiregereje. Ngere rero inzira y'umusaraba tugomba kunyuramo, ububabare, kuvunika, kubabara kugira ngo tubabarirwe na Yezu. Ni ngombwa rero kureba natwe niba turi Abakristo cyangwa niba turi Abayahudi cyangwa niba turi Abagereki. Niba uri umukristo ugomba gushingira kuri Kristo, ku musaraba wa Kristo, aho gushingira ku buhanga bwawe nk'umugereki. Ese uri umugereki cyangwa uri umukristo? Niba uri umukristo ugomba kwimenyereza kunyura inzira Kristo nawe anyuzemo, inzira y'ububabare, ukababara kugira ngo nawe uzabashe gutanga nyine imbabazi. Ngiki gihe gikwiye, igihe cyageze, igihe kiregereje, igihe cy'ubucunguzi bwacu. Nta kindi gihe usibye iyi nzira y'umusaraba tugomba kunyuramo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagore 3 bakoze ishyirahamwe. Bamaze gukora ishyirahamwe rirunguka, ubwo bacuruzaga bikomeye cyane. Nuko igihe cyagera cyo kugabura imigabane, ibyo bungutse, abagore 2 baza gushyira amafaranga yabo mu bucuruzi bukomeye n'imishinga y'indi ikomeye. Ngo umugore umwe aza kureba hirya, areba hino, arebye uburyo abana b'imfubyi bandagaye, amafaranga yajyaga agabana muri cya kimina, muri rya tsinda, muri rya shyirahamwe, aza kugira atya ayubakisha orphelinat, ayubakisha inzu y'imfubyi. Mu gihe abandi nabo amafaranga yabo nabo bayajyanye mu bindi bikomeye cyane, indi mishinga ikomeye, wa mubyeyi nawe wundi ayashyira muri orphelinat. Amaze kubaka orphelinat, nuko abana bose bajiwe, abakobwa babyaye bagatabana, wa mubyeyi akabasaruza akabashyira muri ya orphelinat ye. Ababyeyi bataye abana babo, wa mubyeyi akafata akabashyira muri ya orphelinat ye. N'abandi bose bajugunywe batawe, wa mubyeyi akafata akabashyira muri ya orphelinat ye. Akomeza kubarera, udufaranga twose agabanye muri rya tsinda, muri rya shyirahamwe, nuko agatoreresha babana barakura. Imyaka iba myinshi kugeza ku myaka 15 yose arera babana, ari no muri rya shyirahamwe. Igihe cyaje kugera, iyo myaka yose arera babana, bamwe barakuze, abandi akabarira amashuri, abandi akabita uko ashoboye kose. Igihe cyaje kugera, haza kuboneka abandi bagira neza bafasha wa mubyeyi kugira ngo arusheho kwita kuri babana b'imfubyi. Nuko baramufasha, akomeza kurera babana. Babandi babyeyi babanaga mu ishyirahamwe ko bari 2, baratangira bakubita agatoyego kandi
bamugirira ishyari kuko wa mubyeyi yari atangiye gufashwa n'abandi bagira neza. Nuko ba babyeyi babiri bandi, dore ko aribo bari n'abayobozi, igihe kimwe cyaje kugera babonye wa mubyeyi babana batangiye kumera neza muri ya oruferina, abagira neza batangiye kugenda bagira uburyo bafasha abana muri ya oruferina. Nuko wa mubyeyi batangiye kumugirira ishyari. Ba babyeyi bandi babiri kubera ko aribo bari abayobozi, baza gusanga wa mubyeyi ufite ikigo cy'imfubyi, baramubwira bati ibintu ni bibiri, urahitamo iyi oruferina uyiduhereze nk'abayobozi bawe mu itsinda, cyangwa tugufungishe tuvuge ko wasahuye amafaranga y'itsinda ubundi ujya gushingamo oruferina. Urahitamo kimwe, iyo oruferina uyiduhereze cyangwa tugufungishe kubera ko amafaranga y'itsinda wayamariye muri oruferina. Nuko wa mubyeyi areba hirya areba hino, arebye uburyo abana bari gukura neza, yibaza uburyo agiye gufungwa, dore ko baramufatiyeho intwaro ntaza kwirirwa mvuga bya bindi byamvugo yateye bati turatugabane ntiwanga bimeneke. Wa mubyeyi afata icyemezo cy'uko agiye gutanga oruferina akahereza ababyeyi, aho kugira ngo bamushyireho icyasha banamufungishe bishoboke ko bari no guhita bamwica. Nuko arangije abarekurira ya oruferina arayibahereza kugira ngo abeho akize amagara ye. Wa mugore amaze gutanga ya oruferina, ba bayobozi bakomeza nyine bamurebera, ariko cyo bari bacunze ya mafaranga babatera nkunga kugira ngo abihere amafaranga, kuko ariwe wari kwita nyine kuri ba bana. Ubwo wa mugore amaze kurekura ya oruferina aragenda, ngo ageze mu rugo iwe ngo aza gufatwa n'uburwayi bwa simusiga. Mu gihe cyaje kugera wa mugore ari gushengerera, nuko mva ijwi ry'imbamutima riramubwira riti kuki wantaye? Wa mugore neza neza yumva abuze amahoro, akoma agatima kuri cya kigo yahaye ba bayobozi b'abagore bamumereye nabi, bashaka kumwica, bashaka kumufungisha, bamugeretseho icyaha cy'uko ari igisambo, cy'uko yibye itsinda akajya gushingamo ikigo cy'imfubyi. Nuko wa mugore guhera ubwo abura amahoro, asigara yibaza ikindi yakora ngo azongera asubirane za mfubyi, bashaka bakamufunga, bashaka yo bakanamwica. Igihe cyaje kugera ba bandi bari baratwaye za mfubyi bazifata nabi, zirabananira kubera ko babuze icyo babaha, babuze icyo babagaburira, ntibabitaho. Za nkunga bari bategereje ngo bagiye kubafasha kuko ari bafite za mfubyi, ntihajya nimwe babona. Babana neza neza barananuka, bamererwa nabi, imfubyi zimwe zitangira gupfa. Nibwo rero igihe cyaje kugera bongera batakambira wa mubyeyi wari usanzwe bitaho ati nyaboneka fata abana bawe. Nibwo bimeze nk'uko Rusoro wabyukaga, wa mubyeyi yongera gufata za mfubyi akomeza kuzitaho, yongera akomeza kuzitaho, na n'ubu baracyari kuzitaho kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nk'uko nawe ugishaho kugera ugatuma usaba Kristo, ugata imfubyi, ugataba abantu witagaho kubera guhunga umusaraba. Abantu benshi twagiye duhunga umusaraba. Amasomo y'uyu munsi ni inzira y'umusaraba, natwe arekeza ku musaraba Yesu Kristo kugira ngo dukomere dushikame, kuko igihe cyo bare kiregereje, yasaye igiye kugera, igihe kiregereje cyo gucungurwa. Mubyeyi, fata umusaraba wawe, ongera gukora umusaraba wawe, ugumane na Kristo, woye kongera guta Kristo. Kuki wantaye? Kuki wantanze? Kuki wajugunye? Nawe Yesu ashobora kukubaza uyu munsi ati kuki wantaye? Igihe kirageze ngo wongere ufate umusaraba wawe. Ndifuza gusoreza ku bintu bibiri tugomba gutandukanya kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzamera nk'abagereki, tugashakira Yesu Kristo mu buhanga gusa, nyamara tumusize hehe? Ku musaraba. Icyambere, umwuga ndetse n'impano. Ushobora kuba ufite umwuga, uri mu kimina, uri mu itsinda, uri mu ishyirahamwe, umwuga w'ubucuruzi, umwuga wo kwigisha, umwuga wo kuvura, umwuga wo guhinga, umwuga wo korora, umwuga wo kubaza, n'indi myuga myinshi cyane bitewe n'ubuhanga bwawe, ubwenge bwawe, bakaguha akazi, bakaguhemba n'amafaranga menshi cyane, ukaba wayobora, ukaba wa mbere mu ishuri, ukagira ubuhanga bwinshi cyane nk'umugereki wese. Ariko hari n'icyo bita impano. Impano yo ni impano y'Imana nyine, aho Nyagasani ashobora kuyiguha igihe ashakiye, igihe cye cyagera akayiguhereza, ndetse n'igihe cyagera nanone ukayibura, kuko impano nyine igera igihe itangirwamo, ukaba warera imfubyi, igihe cyagera za mfubyi zigacuka zikamererwa neza. Icyo ni igihe cy'impano ya Kristo, icyo ni igihe cy'impano y'Imana. Nuko rero impano ikaberaho kugira ngo igufashe
ifashe n'abandi, ifashe kiliziya y'isi yose, igirira neza abandi. Rero buri wese Imana imuhereza impano ye, n'undi ikamuhereza impano. Izo mpano zose buri wese agira uburyo ayikoresha ikagira akamaro abandi. Rero ushobora kuba ufite amafaranga menshi, ariko niba se hari umubyeyi kurusha impano yo kurera imfubyi, nawe uzashaka kurera za mfubyi nk'aho ari umwuga kandi Imana itaraguhaye iyo mpano. Buri wese acungana n'impano Imana yamuhaye, maze aba ari yakomeraho. Ikindi nasorezaho noneho cya nyuma, mubyeyi mu byaka kantu gace uturongo dutatu. Igihe cyose uzaba ufite impano, uzamenye ko iyo mpano ari yo musaraba wawe. Nanone Imana ishobora gutuma bagufunga, Imana ishobora gutuma bakubeshyera, Imana ishobora gutuma bagutoteza, kimwe no ko Imana ishobora gutuma bakwica. Rero Nyagasani afite impano yaguhaye, uyikomereho, uzizirikana ko ari umusaraba wawe. Nawe impano ufite ni umusaraba wawe, maze ntutinye, ntugire ubwoba, ntube nk'umugereki, ahubwo ube nk'umukristo ugomba gutwaza Yezu umusaraba, ugomba gutarekura umusaraba, ugomba kugendana na Yezu, ugomba kwitegura Yezu ugiye kubabara. Igihe cy'umukiro kiregereje, igihe cyo gucungurwa kiregereje. Nawe rero ube hafi kugira ngo urugendo tujye gukora hamwe na Yezu muri iyi minsi igiye kuza, tuzatwaze Yezu umusaraba. Ntuzigere na rimwe udohoka, ntuzigere na rimwe utisezerano ugiranye n'Imana. Gufasha Yezu uheka umusaraba. Ngiki igihe cyageze cyo gutarekura umusaraba wacu, igihe cyageze cyo kongera gufata umusaraba wawe uwuheke, maze dukurikire Kristo kandi tumukurikize, tuzajyana nawe kuri Pasika. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Nacumuye mu byo nakoze, naje